kandi n'umuntu ntakwirirwa mvugaho ibirenze abamwirahira cyangwa amuvuga. Yari ameze nk'uko tujya tubona abakozi b'Imana, yari ameze nk'umuntu utari usanzwe mu buzima bwa bundi abantu babamo. Mu mateka y'u Rwanda habayeho abatware bagize uruhare rukomeye mu mibereho y'abaturage, mu bwami ndetse no mu iterambere rya Kiliziya Gatolika. Umwe muri bo ni Umutware Rwabutogo, umuntu wagaragaye cyane mu buzima bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse no mu bikorwa by'iyobokamana n'ubuyobozi. Uyu munsi tugiye kureba amateka ye, ubuzima bwe, ibikorwa bye ndetse n'uruhare yagize mu Rwanda rwo hambere. Rwabutogo yavutse mu mwaka w'1907. Yari mwene Kabare, se akaba akomoka kuri Rwakagara wakahamije imyaka y'u Rwanda, wari igihangange ahagana mu kinyejana cya 18. Abamukomokaho bose bitwaga Bakagara, bakaba baragaragiye inganji Karinga. Bamwe muri bo babaye ibibanda n'abatware bayoboye imisozi itandukanye y'u Rwanda ndetse n'imitwe y'ingabo z'inganzurarugo. Rwabutogo yize mu ishuri ry'abana b'abatware ry'i Nyanza. Benshi bamuvugaho ko yari umuhanga cyane, agakunda kwiga ndetse agakora imyitozo ngororamubiri. Nk'uko twabigarutseho, umwami Musinga yamugize umutware w'Ubuganza ndetse anamuha kuyobora Uruyange, umutwe w'ingabo wari wararemwe na Rugaju rwa Mutimbo ku ngoma y'umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Rwabutogo rero niwe wabaye uwa mbere wabatijwe mu bakomoka mu Bega. Yabatirijwe rimwe n'umutware witwaga Semutwa wa Kitatire cya Rwabugiri, umutware wo mu Mvejuru, nawe wabaye uwa mbere mu Banyiginya babatijwe icyo gihe. Rwabutogo yari afite imyaka 12 gusa. Amaze kubatizwa no gukura, yigishirizaga gatigisimu iwe mu rugo. Ibyo akabikora rwihishwa. Mu bo yigishije harimo abana b'umwami Yuhi wa kane Musinga, barimo igikomangoma Rudahigwa ndetse n'igikomangoma Rwigemera. Umutware Rwabutogo afite amateka yihariye cyane hamwe n'umwami Rudahigwa, kuko babanye mu bihe bitandukanye, babanye igihe cyo kwiga ndetse banabana mu buzima busanzwe bwo kugirana inama, bakaba inshuti cyane. Hariya ikintu yaje kuvuga, yaje gusaba umwami Rudahigwa, dore ko yari na nyirarume we kandi baraniganye i Nyanza. Yaramubwiye ati genda gusaba ko abaturage bo muri aka gace ka Buganza kugeza za Mukarange, za hano za Munyaga, za hano hakurya za Nkamba, za Ruramira, kuko hano amasantara, ati nagusabaga ko aba bantu babandi bajyaga kugiha ibwami wabampa, kubera ko bagiye gukora igikorwa cy'amajyambere kandi kizatuma igihugu kigaragara neza. Yarabimwemereye. Byatumye abantu bo muri aka gace kugeza za Mukarange hariya kuri za EP8 bo bagiye bakora ibyo bikorwa by'amajyambere, bakora ibintu byo kubakwa. Ngira ngo biriya bikorwa biri hano byose ni Rwabutogo yabikoze, kandi abikora afatanyije n'umwami Rudahigwa, kuko yamwemereye ko abantu bo muri aka gace bazajya gukora ibintu by'iterambere. Kuko yaravugaga ati roho nzima ikorera mu mubiri muzima, ntabwo abantu bakwicwa n'inzara kandi ubutaka buhari buri gihe bikaba byarabaye karande. Ikindi ntabwo twabaho
tudafite icyo dutera imbere, ibi byose ni ibintu tuzasigira abana, tuzasigira umurage bazadukomokaho, kandi tuzasigira igihugu, kandi igihugu cyo kizakomeza kibeho. Icyo gitekerezo cya Rwabutogo rero cyabaye imena pe. Rwabutogo ari mu bagize uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, cyane igihe Rudahigwa na nyina Kankazi babaga i Rwesero mu buzima butari bwiza cyane. Muri icyo gihe Rwabutogo yegereye umwami Musinga amusaba ko yagaba inka ze. Musinga arabyemera, maze Rwabutogo agabira Rudahigwa inka 80. Icyo gihe ataraba umwami, we na nyina Kankazi bongera kubona amata. Kuva icyo gihe Rudahigwa yajyaga arangurura ati yamaye inka Rwabutogo. Si ibyo gusa, kuko Rwabutogo yabaye nk'umubyeyi n'umujyanama mukuru wa Rudahigwa ubuzima bwe bwose. Nyuma yaho Ababiligi bafashe icyemezo cyo gukura umwami Musinga ku ngoma, bakamusimbuza umwe mu bana be. Bivuga ko Kayondo, Rwabutogo na Rwubusisi bagishijwe inama, bose bagahitamo Rudahigwa. Icyo gihe Rudahigwa yashakwaga cyane n'abapadiri, naho Rwigemera yashakwaga n'abakoloni kuko yari amaze igihe akorana nabo nk'umunyamabanga wabo. Bivuga kandi ko Rwabutogo na Rwubusisi aribo baherekeje Rudahigwa amaze kwima ingoma, ubwo yajyaga gusanga se i Kamembe kugira ngo amuhe umugisha w'Imana y'u Rwanda n'umugisha w'intsinzi. Nk'uko twabivuze kare, Rwabutogo yabaye nk'umubyeyi n'umujyanama mukuru wa Rudahigwa. Bimwe mu byaranze umubano wabo harimo kugirana inama, kandi inama Rwabutogo yagiraga Rudahigwa yarazikurikizaga. Urugero ni igihe Rudahigwa yasuye Rwabutogo iwe mu Buganza, agasanga yagiye gusenga. Umwami yamutumyeho inshuro 3 amumenyesha ko amutegereje. Ku nshuro ya 3 nibwo Rwabutogo yaje, amusobanurira ko yari yagiye gusenga umwami w'isi yose. Mu kiganiro bagiranye, Rwabutogo yagiriye umwami inama yo gutura u Rwanda Kristu. Iyo nama ngo Rudahigwa yarayizirikanye, kuko yaje no kubikora mu mwaka wakurikiyeho. Uyu ni umwe mu basaza bazi neza amateka ya Rwabutogo, aratubwira byinshi amuziho ndetse n'inkuru zimuvugwaho. Ayobora imyaka 19. Ni ukuvuga ngo gusaza kwe cyangwa se kwitaba Imana kwe, hari imvugo nyinshi z'ikinyarwanda zivuga umuntu witabye Imana cyangwa n'ibindi nk'ibyo zitandukanye. Afite imyaka 38. Yapfuye ari umusore. Muzi ko mu busore habaho ibyiciro 4, ariko yapfuye ari igikwerere. Ariko ibyo yakoze muri iyo myaka 19 ayobora byabaye ibintu bitazibagirana mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'isi, kuko yari umuntu w'umunyakuri, ari umuntu ugendera kureba abantu barengana, akemura ibibazo by'abantu, nta kuvuga ngo nshingiye ko nkemura ibibazo by'uko runaka tunganya iki n'ibindi nk'ibyo. Zuko hari abantu benshi bagenda muri ibyo bintu kandi bitari byo. Yari umuntu udasanzwe, ariko ibintu yakoze mu Buganza, yapfuye ari umusore. Muzi ko mu busore habaho ibyiciro 4, ariko yapfuye ari igikwerere. Ariko ibyo yakoze muri iyo myaka 19 ayobora
byabaye ibintu bitazibagirana mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'isi, kuko yari umuntu w'umunyakuri, ari umuntu ugendera kureba abantu barengana, akemura ibibazo by'abantu, nta kuvuga ngo nshingiye ko nkemura ibibazo by'uko runaka tunganya iki n'ibindi nk'ibyo. Uzi ko hari abantu benshi bagenda muri ibyo bintu kandi bitari byo. Yari umuntu udasanzwe. Ibi rero ni bimwe mu bikorwa n'amateka yaranze Rwabutogo mu buzima bwe bwa buri munsi. Rwabutogo yagize uruhare mu iyubaka rya kiliziya y'i Rwamagana benshi bazi cyane. Yabwiye ingabo ze ndetse n'abaturage ngo bamufashe kuyubaka, ariko bamwe barabyanga. Rwabutogo abyumvishe yafashe ingata ayishyira ku masunzu meza yari afite. Abaturage bari babisuzuguye batangira kugira isoni, babona ko ishyano ryaguye. Nabo barakenyera batangira gutunda amabuye kugeza kiliziya y'i Rwamagana yuzuye. Buri wese uvuye i Kigali yerekeza iburasirazuba iyo nyubako arayibona. Rwabutogo kandi azwiho kuba yaraherezaga misa. Rwabutogo kandi azwiho kuba yaraherezaga mu misa mu minsi mikuru ya Noheli, Pasika ndetse n'umunsi w'isakaramento. Mu buhereza bwe yayoboraga abatwaraga amatara, afatanyije n'ibisonga bye birimo Uhorahoze Gerard wari sushefu wa Nyarusange, Rugumire Antoine wari sushefu wa Nyarubuye, ndetse na Mutsinzi Michel wari sushefu wa Rumangwa. Bivuga ko kandi François Rwabutogo yanditse igitabo cyitwa Isakaramento ryo gushyingirwa mutagatifu, gikubiyemo inama ku basore n'abakobwa bashakaga guhabwa isakaramento ryo gushyingirwa. Umwami Musinga yagize Rwabutogo umutware akiri muto. Yari afite imyaka 19 gusa. Yamaze imyaka 19 ayobora. Nyuma y'iyo myaka yitaba Imana afite imyaka 38 gusa. Rwabutogo yakunzwe n'abaturage cyane kuko yanze gukoresha ikiboko ngo abaturage bahinge. Ibi byarakaje cyane abakoloni, binamuviramo kunyagwa inka ze nyinshi kubera ko yabasuzuguye. Ariko we yarazihaze nyine, aremera barazimunyaga. Ibi byatumye akundwa na rubanda rugufi ndetse yigarurira imitima yabo kugeza ubwo ibyo yababwiraga byose babyumvaga kandi bakabikurikiza. Mu rwego rwo kumushimira uruhare rwe rukomeye muri kiliziya, Papa Piyo wa 12 yamushyize mu rugaga rw'abarayiki b'indashyikirwa bagaragaje uruhare mu kurwanirira no guteza imbere kiliziya mu bihugu byabo. Si ibyo gusa kuko yahawe n'umudari w'ishimwe awambika ku mugaragaro tariki ya 30 Kamena mu 1940 i Rwamagana ku cyumweru. Umutware Rwabutogo yashakanye n'igikomangoma Mukamazimaka Scolastique, umukobwa w'umutware Kavumvuri ka Rwarinda rwa Rubega mwene Yuhi wa kane Gahindiro. Aba bombi babyaranye abana 18 harimo Odette Rwabutogo wari umuhererezi wabo,
ndetse bivugwa ko ashobora kuba akiriho, hamwe n'umutware Pierre wayoboye Ubuganza bw'Epfo kuva mu 1945 kugeza 1954. Umutware Rwabutogo yitabye Imana mu kwezi k'Ukuboza 1945. Paruwasi Gatolika ya Rwamagana yashyizeho umunsi wo kumwibuka tariki ya 26 Ukuboza buri mwaka. Amateka ya Rwabutogo agaragaza umuntu wagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'u Rwanda rwa kera, mu buzima bw'umwami Rudahigwa ndetse no mu gukwirakwiza ukwemera kwa Gikristu. Yaranze ubuyobozi bwe urukundo rw'abaturage, ubwitange ndetse no kugira inama nziza abayobozi. Nubwo yitabye Imana akiri muto, ibikorwa bye n'izina rye byakomeje kwibukwa kugeza n'uyu munsi, cyane cyane Rwamagana no mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda.